ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Ndabaramukije mwe mwese muherereye hirya no hino ku isi, abakozi b'Imana mwese aho muri, ndavuga abahereye i Kigali, abari i Rwanda mwese, bavandimwe inshuti z'Imana muherereye hirya no hino ku isi. Imana ibaho umugisha abakunzi b'ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwe mwahisemo kurara muvuga muti ntago naryama ntumvise ubumwe bw'abera, ntabwo naryama ntagiye kuri YouTube channel. Imana iguhe umugisha kandi Imana iguhezagire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rero muratubarira cyane kuko hari ubwo byabaye ngombwa ko zitaboneka kubera impamvu runaka, imirimo y'ivugabutumwa itandukanye, ariko ingenzi ni uko wumva ubutumwa kandi ukuye mu bijwi kandi ukumva uranezerewe. Imana ibaha umugisha kandi data wa twese abahe umugisha mu buryo bukomeye, kandi umwami Imana abagure mwe mwese aho muherereye. Nakwemera ko uyu munsi ushobora kuba utameze neza, ariko ibintu byose humura bizagenda neza, kandi ntugire ubwoba, ntutinye, ntihagire ugukanga. Imana ni iyawe kandi Imana ntizakurekura. Nagira ngo turebe amagambo y'Imana twaganiraho uyu munsi wa none. Nari maze igihe mbaha audio mbabwira ku bintu bitandukanye no kurota ndetse n'ibindi bikomeye, ariko ndagira ngo aka kanya tuganire ku ijambo ryitwa kurota. Ndagarutse ku nzozi pe, inzozi ndazigarutseho cyane, kandi nzigarutseho kuko hari abambajije ibibazo bikomeye cyane ku kintu cyo kwitwa kurota inzoka y'icyatsi kibisi cyangwa se inzoka y'umuhondo. Reka mbyite gutyo, icyatsi kibisi cyangwa icyatsi kiriya nyine kigaragara icyatsi nyine. Ni iki wakora, niko twabyita, ni iki wakora mu gihe urose inzoka y'icyatsi kibisi cyangwa umuhondo. Mana data wa twese uhoraho, iby'amahoro kandi Imana ikora byose, irema byose, itabara hose kandi irengera bose, turagushimye ko uri umukiza wacu, uri umutabazi n'umurengezi. Turagushimye ko utajya ubura guseruka mu makuba no mu byago no mu ngorane. Uri Imana iba bugufi bwa buri muntu kandi uri Imana ijya idushoboza. Ndasabye kugira ngo urusheho kubana nanjye mwami Imana kano kanya keza ko kino kiganiro ushyigikire, kandi urusheho gufasha n'abera mwami bagukurikiye bose, kuko uri umwami ubishoboye kandi umwami ujya ubikora. Ndakunezerewe, uri Kristo kandi uri umunyembaraga kandi uri umunyabushobozi, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Rero ikintu cya mbere turi kuganira, abantu bambajije ibibazo bitandukanye. Ese burya ujya urota inzoka mu buzima bwawe, yaba iy'icyatsi cyangwa iy'umuhondo? Ndagira ngo umenyeshe ko ni ikimenyetso cyerekana ibigeragezo, ubwoba, iterabwoba, kugambanirwa no gutakarizwa icyizere. Reka mbigusubiriremo. Ni iki wakora mu gihe urose inzoka y'umukara cyangwa icyatsi kibisi cyangwa y'umuhondo? Ese ujya ubirota rimwe na rimwe? Ese bikuzaho kenshi cyangwa bigenda bite? Ni ikimenyetso cyerekana ko uri mu bigeragezo bikomeye, harimo ubwoba, harimo iterabwoba, kugambanirwa no gutakarizwa icyizere. Ikindi, bigaragara ko uvuka ahantu cyangwa se ukomoka ahantu hatizewe cyane. Mu yandi magambo cyangwa mu buryo bwa kabiri, bisobanura ngo inkomoko yawe ku babyeyi bawe ntabwo bigeze bakorera Imana, kandi bafite ibyo bakoranye n'imihango ya Satani, byo kubandwa, guterekera, kuvuka ku babyeyi bakoreho imihango, bakoreho imihango nicyo yabisobanura. Kandi ikindi, ushobora kurota iyo nzoka ko ari ebyiri, biba bigaragaza yuko urimo kwibwa inyenyeri yawe cyangwa se uri kwibwa icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ariko inzoka y'umuhondo yo ni umwuka mubi w'uburwayi, intambara, uburozi, ubukene bukabije cyane cyane ndetse buteyemo n'ubwoba. Naho iyo uyibonye ari inzoka y'umukara, aba ari ibikorwa bibi byakuzanira urupfu, inyatsi, igihombo, kwangwa n'abantu ndetse no gusuzugurwa. Rero inzoka y'icyatsi kibisi
ibi iyo uyirota kenshi na kenshi haba hariho abantu bari kukugenzura bagukurikirana, ariko batagukurikirana kubera ibyiza, ahubwo ari umwuka w'ishyari, ndetse kandi bifuza kugira ngo bakwangirize ibintu byawe byose, ndetse bagurwanye, ndetse baguteshe ibyo wari urimo, kandi kugira ngo bagutere ubumuga, abandi bakurikirane bakugenzura bamenye ibintu urimo ukora, ndetse bakube hafi kugira ngo barwanye bwa buzima bwawe bwose bagenda gutekerezaho ugasanga bikugoye. Ibyo rero bisobanura yuko hariho ubwoba, kutizerwa n'abantu, kuba abashakanye habamo divorce, ndetse no kuba mu rugo rw'abantu habamo gucana inyuma, kandi iyo iramutse byose ugasanga ari ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo kutizerana, kutemeranywa, shobuja ntakwemere, umudamu ntiyemera umugabo, umugabo ntiyemera umudamu, ugasanga ko harimo ko kutemeranwa no kudashyira hamwe no kudakorana, kubera gutinyana no kumva ko hariho urwikekwe hagati muri bo, kandi ugasanga biteye ubwoba. Niba ikurumye cyangwa iguciriye inzoka, icyatsi kibisi cyangwa iy'umuhondo, ni ukuvuga ngo Satani yashyize imbaraga zo kukurwanya, kukwangiriza ubuzima bwawe, kugusenyera urugo, kukwambura akazi, kukwambura imibereho, kuguhombya, ndetse ko Satani yahagurukije abari inshuti zawe zose kugira ngo bakwangize mu rwego rwo hejuru, hamwe uvuga ati ariko se ibi bintu mbamo ni ibiki, igihe nacururije ko nkora gutya, ko ngira ntya, ko nitonda, ko ntacyo ntakora, ko nkora ibintu byose, kuki buri gihe nisanga ntafite ibyo nkwiriye kuba nagahawe. Imana ibaha umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo icyo gihe aba yarakaye, ugomba kwitonda. Rero icyo ukwiye gukora ni iki? Ugomba kwitonda mu bo muvugana. Ugomba kwitonda mu bo muvugana, ugomba guhisha amabanga yawe, ugomba guhisha ibyo ukora, ugomba guhisha ibyo utekereza, ugomba guhisha umugambi ukurimo, ugomba gushyiraho ubwenge ku buryo n'imishinga ye kuyivuga bitari ngombwa kubera ko umwanzi aba yaguhagurukiye. Bivuze ngo iyo umaze kubona ko irimo ikwihisha cyangwa inzoka ikwihisha, byerekana yuko ukwiye kuba maso ukitegereza, kuko hari umwanzi wawe wa bugufi ukwihisha, kandi pe agambiriye ikintu giteye ubwoba. Kandi ikindi, kubona inzoka yinjiye mu cyumba, iyo cyatsi kibisi cyangwa y'umuhondo yinjiye mu buriri bwawe, ugomba kuba maso ukitonda, ukamenya ngo umwanzi yaranyinjiriye mu rwego rwo hejuru kandi mu rwego rukomeye. Aho ugomba kuhitondera. Ni ukuvuga ngo ubonye iguciriye, ukabona inzoka irimo irakurunguruka, kaho ukabona irakurumye cyane cyane, cyangwa ugasanga irakurebye irakwihisha, menya ko ukwiye kugira ibanga mu buzima bwawe. Menya ko ukwiye kwirinda abo mwavuganaga ngo ni inshuti z'amagara, ngo ni inshuti zanjye, ngiye gukora ibi. Oya, bireke 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 bireke. Ahubwo gira ubwenge, korana ubwenge, korana amayeri, menya ngo ndatwara ibintu byanjye gutya. Si ngombwa ngo ubwire buri muntu ngo nderekeza aha, ngo urabona ejo nzagira uku, ngo urabona ejo tuzagenza uku, ngo buriya uko tureba ngo dufite inda y'ukwezi kumwe, yenda urabwira udashaka usama. Ni byiza ko iyo urose izo nzozi uba ukwiye kugira ibanga, usibye ko utanazirota wanazirota. Ni byiza ko umuntu abaho afite ibanga ry'ubuzima bwe. Ni byiza ko ibikuriho utagomba kubisangiza abantu uko wiboneye. Ni byiza ko buri gihe ibyawe bwite bigomba kuba ibyawe bwite, bitagomba kuba iby'umuntu wese wagombye kumubwira, ushyira hejuru, uvuga ibintu byabaye, uvuga ngo ndagira gutya, ngo ugomba, usibye no kuba inzoka ubundi yanagucira. Ni gute cyangwa warota irimo iguhagaze imbere, ubundi ni gute umushinga wawe bwite uwusangiza abantu batari ngombwa, batanakwishimira, batanagushaka, yewe rimwe na rimwe batanagukeneye, batakubonamo impamvu yo gukenera, ahubwo bumva washyirwa hasi kandi ntacyo wageraho. Biravuga ngo ugomba kuba maso n'ubundi. Ni gute ubundi umuntu yinjira muri vie prive yawe, ku buryo usibye no kuba warutse inzoka, ubundi ni gute ubwira abantu ibyo batagomba kuba bakabwiwe?
hari ibyo ugomba kubabwira. So rero ariko by'umwihariko ubonye iyo nzoka iguciriye ukabona ikugeze, nyaboneka gira ubwenge, gira ubwenge, gira ubwenge, gira ubwenge, gira ahantu hagarara wumve ko hari ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Ntibyiza gukora ibintu bucece, ukora ibintu mu ibanga, ukora ibintu utuje, ukora ibintu udahubagurika, utagisha inama uwo ubonye uwo ari we wese, ukumva ko inama ari iyawe, ukumva gira self confidence. It's not necessary yuko urota inzoka, ntibinakenewe ko uyirota cyangwa wayirota cyangwa wayibona, ahubwo no mu buzima busanzwe twagombye kumenya ngo turavuga iki, turakibwira nde, turakivugira hehe. Ese abo tubwira barabikeneye? Ese abo tubwira birabashimisha badufashe, cyangwa abo tubwira babonye urwaho ko duhindura abasazi no kudutwenga no kutwigirizaho nkana? So birasaba rero ko mu kubaho kwawe n'ubundi buri gihe ugomba gukipinga your secret, ibanga ryawe ukarishyira kure, ukamenya ngo ni uku nkwiye kwitwara. Ntiwamena amabanga y'urugo, ntiwamena amabanga y'uwo mukundana. Ibyo byose kubivuga akenshi na kenshi bikururira abanzi. Ibyiza rero ugomba kureka. Rero si ngombwa cyane ngo urindire kurota inzoka, si ngombwa cyane ngo urindire kurota inyama bokeje barimo bazigura mu isoko, kari amagambo. Si ngombwa ngo urote si ngombwa ngo birote, ahubwo muri kamere yawe, mu buryo bwawe. Kuko ijambo ry'Imana mu Migani ngira ngo 25:10 haravuga ngo ijambo ryose ryizihiye rivugiwe igihe ni nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Ni ngombwa ko icyo ushaka n'icyo ukenera Imana ikurengera kandi ikagutabara mu rwego rwo hejuru, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. So rero ikindi, iyo ubonye inzoka yasamye ishaka kukumira, inzoka ukabona irasamye ariko igambiriye kukumira, bisobanura yuko ugomba kwirinda, ugasenga, ugahaguruka. Ni ikimenyetso cyerekana yuko ufite karande y'iwanyu mu rwego rwo hejuru. Ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko urugo rusenyutse, bizinesi ihombye, ikintu ugize ikintu ubura, ntuzagira ahantu ushakira, ahubwo uzamenye ko ari imbaraga mbi z'abadayimoni baguhagurukiye, ariko zinyuriye muri ya karande nakubwiye, ibyaha bya ba data tutazi byo kuraguza bikugira gute. Nuvuga ngo inzoka yose ubonye yasamuye akanwa kayo kuri imbere isa nk'igiye kukurya, menya kandi umenye neza ngo ni karande. Ariko noneho bikaba biteye ubwoba iyo ari ikiyoka kinini cyane kigiye kwasama. Biravuze ngo ibikurwanya si ntabwo ari ibya hano hafi, ibikurwanya si iby'ejo mu gitondo, ibikurwanya si iby'ejo bundi gitondo, ni ibya kera kure ahantu utazi, ku kiyoka cyabaye kinini. Aho rero ni ikimenyetso Imana ibikubwira ngo nubwo impamvu wahombye ni biriya, impamvu urugo rwanze ni biriya, impamvu abana bakunaniye ni biriya, impamvu ibyo ushaka utabigeraho ni biriya. Nuvuga ngo ni imbaraga zikurwanya ariko zikurusha ubukuru, utazi naho ziva. Ko nsenga, ko niyiriza, ko nkizwa, ko ntacyo ntakoze, ko nuzura umwuka wera, ko mpagararanye n'Imana, ko mvugana n'Imana, ko ngendana n'Imana, ko buri gihe ibintu byose mbikora vraiment ntuje. Iki kintu ni ukubera ko iyo urose iyo nzoka ikuri imbere yasamye cyane, ubona ishaka kumira burundu, biravuze ngo ushorewe n'akarande cyangwa karonda, ndetse bimeze nk'imigezi itemba, ikutemba aho utazi aho ivuye, hahandi bigaragara ko n'ubundi isuri gutwara utazi. Nta mvura yaguye ntibanyere ko hakaba hari imigezi yaturutse kure, imvura yaguye ikaze gatwara ibintu utabisobanukiwe. Bivuze ngo udasenze ngo uhagarare wegere Imana, ukorane n'Imana, nta hantu wabasha kugera, ahubwo washiduka unaniwe, utabashije kugira intsinzi ikwiye kugira ngo ugere ku rwego rwiza Imana yabagushyigikiyeho. Rero Data wa twese aguhe umugisha, kandi Imana y'amahoro ikwambika imbaraga mu rwego rudasanzwe, kuko Imana ni iyawe kandi Imana irakomeye kandi Imana ifite imbaraga. Nimunyemerere cyane dukomeze kumwe bw'Abera Ministries, ukomeze ukore subscribe, utarayikora yikore, ukore no kunzogera kugira ngo ugire notification buri mwanya uko ikiganiro kije kikugereho. Biba ari ibintu byiza cyane, kandi n'amavideo ya kera atambutse, ibyo byose Imana yabikorera kandi Imana yacu irashoboye. So ni ukuvuga rero ngo tuvuga karande, ruvuga ngo iyo nzoka yasamye nini cyane, biravuze ngo ibikurwanya ntabwo ari ibya hafi aha, ibikurwanya si ibya kure cyane, ahubwo imbaraga zikurwanya ni iza kera iyo kure kwa basokuru. Abasokuru ni cya gisekuru cy'uruhererekane usanga mukubona mugira ubukene
budashira kandi murakora mugira ibibazo bishira kandi mama yashenye urugo nawe urarusenya nawe baho n'ubwo wanze kurusenya yenda kubera ko uri kubigenza wajya kurugasanga ko abanyogosenge wanyu hari ibintu byakururutse byakure byari bihari ibyo byose ugasanga ni impamvu yo kubangama ku buzima bwawe kandi rimwe na rimwe utabasha kugera ku ntsinzi wifuza. Aho rero niho umunyamasengesho yagize ati kumbi abana impamvu batiga nuko nanjye ari uko byagenze, ariko icyo kimenyetso Imana ibiguhishuriye ngo wasamiwe n'akarande, wasamiwe n'inyatsi, wasamiwe n'umuvumo, ibyo byose biragushoreye mu rwego rwo hejuru, birashaka kugira ngo biguhirike, bikurangize, bikuvaneho kandi bitagira aho ugera, ahubwo bikuzambane muri byose. Ariko data wa twese umwami w'amahoro ari kumwe nawe kugira ngo utabare kandi akurengere kandi akwambika imbaraga kuko yarabikwemereye yuko azabigukorera mu buryo bwose butandukanye. Umugisha w'Imana ubane nawe, amavuta y'Imana akuzeho mu rwego hejuru kandi atakugire neza cyane. Hanyuma rero kubona inzoka irimo ikora ku biryo byawe, nubwo inzoka tuzi idashobora kurya ibyo kurya wariye, ntituzi n'ingo iratungwa n'iki cyo kuko n'amagi, kuba wabona bategura ibyo kurya ukabona inzoka irimo irabigendaho, yenda wanitse amasaka inzoka irimo irayigendaho, wanitse bijumba se ibindi biribwa se cyangwa se hafi y'inkono, ariko ni mu nzozi si ko no kuyibona ubwayo sirivupure. Ndagira ngo ukosore ikintu kimwe, hari inzoka mubona mukagira ngo ni inzoka ariko ntabwo ari inzoka, kumbi ni ibindi bintu. Nkuko ushobora kubona ipusi ije iwawe cyangwa iyo bita ngo ni nyirabuku cyangwa ni ipusi, wakwibwira ngo ino pusi ni isanzwe, ariko ntabwo ari ipusi isanzwe, ahubwo ni umuntu, ni intumwa, ni maneko. Cyane cyane iyo ubonye nk'inzoka ikurungurukira mu idirishya, ubundi ukabona ishaka kureba aho iherereye, ukabona imbwa ikurunguruka, ukabona injangwe ikurunguruka, ukabona udusimba, ibyo byose bisobanura ngo uranekwa, urakurikiwe, kandi ntibigushobokera kuzagira ahantu ugera, ntibyanagukundira kuzabona imbaraga zikwiye. So rero Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi Imana ikugereza ngo iyo ubonye rero izenguruka ku biryo byawe, ku isahani yawe, ku mbehe yawe, mu byo urimo ukora, yenda ibyo kurya utera guteka, menya ngo umwuka w'uburozi wihuse ku buzima bwawe uje wirukanka. Kandi ntibwire ko uzarugwa n'umuntu wakure, ni uwa hafi wawe aho muziranye, ijwi rirakubwira ngo irinde mu byo ukora kuko uburozi bwo bwamaze kugera hafi y'umuryango wawe, bugiye kugutera. Buriya intare yo, inyamaswa yose wabona nijoro usinziriye ukabona ikurunguruka ikureba ukuntu, ntukavuge ngo ni inzoka yasuye. Wapi, ntabwo ari inzoka, ahubwo wasuwe n'imbaraga mbi z'abadayimoni zishaka kugira ngo zikunanize nawe buriyo werekera, kuko data wa twese afite iby'abapanga nuko aba yabiroye. Imana ikumpere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ubibonye rero yabigenda ku kigori, yabigenda cyane cyane ndavuga ku byo kurya witegura guteka, cyangwa ibona mu masafuriya yawe, cyangwa ibona ahandi hantu, cyangwa ibona mu bundi buryo, cyangwa ira mu zindi nzira hose, aho hose bisobanura ngo ni imbaraga z'uburozi. Rero niba uruzi inzoka igendagenda mu murima wawe w'imboga, murima wahinze n'igiye kwera, ukabona hari imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu, nabyo bisobanura ngo ni inyatsi muri uwo murima, kandi uwo murima nta kintu uzawukuramo, ahubwo umwanzi yahagurukiye kugira ngo iyo ivemo impamvu yo kutagira icyo usarura. Kandi bigasobanura ngo mu byo ukora byose nta mugisha uhari, nta n'ikintu ubasha kugikuramo, nta n'ahantu uzasarura, ahubwo amaboko yawe yose azagenda avunikira ubusa. Bivuze rero ngo bisaba ko ukwiye gusenga Imana, Imana ikakujya imbere ikagutabara. Iyo urohera inzoka iyo yose y'umuhondo nakubwiraga, cyangwa iy'umukara, cyangwa iy'ubururu, cyane cyane icyatsi kibisi, ukabona iragendagenda ku myenda yawe, Yesu umwami, biravuze ngo karandi kuriho abarozi bagiye kuyibyaza umusaruro, bagiye gukoresha amateka yawe, bagiye gukoresha intambara warwanaga, bagiye gukoresha ibintu wari urimo, mbega bagiye gukora uko bashoboye kose mu nzira zabo zose kugira ngo bakurambike hasi, kuko inzoka yagendagenze ku mwambaro wawe iy'icyatsi kibisi. Uruzi rero igendagenzeho iy'iki, iyi uy'umukara, bisobanura ngo urupfu hafi yawe kandi runyuriye mu burozi bw'imyambaro wambaye. Uru rupfu tuvuga ntabwo bagushyira mu mva,
ahubwo uru rupfu ni uko ubyara umwana utuzuye, ni uko ari umuzima ahinduka ikimuga. Uwo ni umwuka w'ubumuga uba winjiye muri famiye yawe, uba winjiye mu buzima bwawe. Bisaba ukwiye gusenga Imana kugira ngo Imana igendane nawe. Nubona inzoka iri mu rukweto rwawe, yaba icyatsi kibisi, umuhondo cyangwa irindi bara, menya ngo inkuru nziza wari witeguye, yaba iy'akazi, yaba iy'urubyaro, ikintu wari witeguye cyose nta na kimwe kiza kuguhira. Ni ukuvuga ngo ugiye kwakira ubutumwa butaryoshye, bisaba ukwiye gusenga ukirukana izo mbaraga. ngira ngo mwabyumvise. Ni ukuvuga ngo igihe cyose uyitegereje iyo nzoka ukabona iri mu rukweto rwawe rumwe cyangwa zombi, biravuze ngo ka kazi wari urindiriye ntigahari, wa mwana wari urindiriye ntakivutse, bwa bukwe ntibukibaye, na wa muntu mwakoranaga araguhindutse. Icyo ugiye gukora cyose kigiye kuba impamvu yo gutakara no gutabwa, kandi ntibigomba kuba bikwiriye. Bivuze iki rero? Biravuze ngo ya masezerano yawe wiringiraga na wa mugambi wawe wifuza kugira ngo usohore ntabwo biri bukunde, kuko urukweto rusobanura inkuru nziza, rusobanura ko ugiye kwakira ijambo ryiza ridasanzwe. None ijambo wari witegereje hajemo inzoka, cyane cyane y'icyatsi, ivuga ngo uburyarya hafi, uzabura ibintu, uzabura umuntu umureba, uzabura ibintu bireba, uzisanga abantu bigize ukuntu baguhisha ukuri kwabo, bityo ibyo wari urindiriye ntabwo uzigera ubibona. Noneho iyo usanze harimo inzoka y'umuhondo mu rukweto rwawe, ubukwe burapfuye, ku kazi urirukanywe, imiryango irakwanze, umugore aragutaye, umugabo aragutaye, ugiye kuba wenyine, muri make ugiye gutakarizwa icyizere, kandi bamburengana wumva nta cyaha wakozemo, kandi wumva muri wowe uri umwere, wumva muri wowe rwose uguwe neza, kandi wumva muri wowe ibintu byose nta kibazo gihari, ariko kuko byagenze uko, Imana idutabare. Kurota ubona inzoka yizingiye ku mbabura cyangwa mu ziko cyangwa hafi ya gaze, biravuze ngo ongera imbaraga z'amasengesho. Ni ikimenyetso cy'uko cyerekana ko umwanzi yakwinjiriye kubera kutabasha gusenga muri wowe, kandi no kutabasha gusobanukirwa. Byumvikane ko uyisanze ku buririho, bisobanura ngo nta rugo, urwo rurasenyutse niba urufite, kandi niba ukiri umusiribateri, kubaka bizakubana intambara ikomeye mu buzima bwawe. Hama rero iyo urose iyo nzoka nakubwiraga, ugahura nayo mu muryango, wowe usohokayo yinjira, heriwe, biravuze ngo ubukene, karande, inzara, gusuzugurwa, kwamburwa agaciro, kwitwa utari we, guteshwa agaciro, ibyo nibyo bikuje imbere. Bisaba kwiye gusenga Imana ikabihindura, kuko wari ugiye gusohoka uhura nayo. Noneho kuba winjira mu nzu ugahura nayo ku muryango, ukabonera kureba, ntiguhaye inzira, birasobanura ngo aho wari utegereje amahirwe byihorere, nta mahirwe agihari. Ubwo niba ari kubyuka ujya ahantu hareke, gushaka indi strategy zindi wakoresha, babyerekana ko bitagishobotse mu buzima bwawe, kandi ko umwanzi yahagurukiye kurwanya ibyo bintu byawe byose kugira ngo agushyire hasi, kandi koko hari igihe yibwira ko yabibasha, ariko ajya anabishobora ku bantu bategera Imana, ajya anabishobora ku bantu batazi gusenga, ahubwo barira gusa, ariko iyo yabibonye nibyo. Hano ugiye kwinjira mu nzu, ariko mu gihe ugiye kwinjira wisurana n'iyo dayimoni iguteze mu muryango, ngo utinjira muri destination yawe. Data wa twese akugiriye neza, kandi Imana yo mu ijuru igufashe. Noneho kubona ugiye kwicara ukabona hari inzoka yizinze wari ugiye kwicara mu nzozi, ariko ibi mvuga, usibye ko burya no mu buzima busanzwe banayibona, ariko
kuko ntabwo ari inzoka, hari inzoka z'inzoka, hari n'inzoka z'amayeri, hari n'inzoka abantu bigira ukuntu, kandi abantu bazanye amayeri yo kuroga, wajya kwicara ukabonera hari, biravuze ngo nta cyicaro uhafite. Niba ari urugo ntarwo, niba ari bizinesi ntihari, niba ari mu kazi muri leta uriruka, ngo niba wikorera biranze, ngo aho wari ugiye kwicara ngo utekereze, satani w'incakura w'indyarya yahicaye. Bivuze ngo kandi ikindi cya kabiri kigaragaza ni umwuka w'uko uwo mwanya wawe uriho n'ibyo urimo ukora, hari abari kubiririra kandi bagiye kuraguza, ndetse bamaze gufata amakuru yo kuzakurangiza, ugasanga ni ikibazo gikomeye rero ku buzima bwawe. Ni byiza kuba maso, nyaboneka ugasoma ijambo ry'Imana kugira ngo udacogora, ukomeza ukora sheya kugira ngo twese dusangire ibyiza nk'ibi ngibi. Imana ibaho umugisha. Ikindi, kurota umwana wawe akina n'inzoka. Kubona umwana wawe arimo arakina n'inzoka, biravuze ngo menya ko umwanzi yamaze gushyira mu bikorwa kandi agiye kukugirira nabi, akakubabaza anyuze ku muntu wa bugufi, kuko umwana waramubyaye, umuha ibere, uramuheka, uwo ntiyakugambanira. Ubibonye rero, nubwo umaze gutokesha mu izina rya Yesu, ariko menya ngo purani ya satani yose yo kukurangiza yamaze kwishyira ku murongo kugira ngo agushyire hasi n'umuryango wawe. Amen. Ngira ngo ibiro murabyumva neza kurutaho, kandi no ukabyumva. Ni ukuvuga ngo ubonye inzoka ikina n'umwana wawe cyangwa n'uw'umuturanyi, menya ko umwanzi akuri inyuma, akuri hafi, akurikirana uko urya n'uko uryama, akurikirana aho wicara n'aho uhagaze, kuko umwana wawe umukunda. Kandi satani agiye kunyura mu nshuti magara zawe kugira ngo baguhindure uko bifuza n'uko bagambiriye, bakazakubwira ngo awa, icyo tumwifurizaga yakibonye. Soro kugira ngo urinde kino kintu, muzi ko intego ivuga ngo niki wakora cyangwa nakora iki mu gihe ndose inzoka y'icyatsi kibisi n'umuhondo ndetse n'iy'umukara, nakora iki? Niryo jambo rero. Niba wakora iki kugira ngo uryumve aha ngaha? Iyo ureba umwana wawe, inshuti yawe, mama wawe, umwana wawe biratandukanye n'umwanzi wa bugufi. Naho bonye ari mama ukina n'inzoka cyangwa inzoka imwizengurukije uruhande rwo itari nk'imurya, biravuze ngo mu gisokuru cya mama wawe, ahantu byari biri gupfira bikomoka aho hantu. Papa nuko nayo bimeze, nako byari bikomoka aho hantu. Hanyuma rero kubona zibatondagiye bombi, ni ukuvuga ngo bombi ndetse bose, umwana wa mama wavukiye muri karande n'inyatsi n'imivumo, kandi komera, Imana igutabare cyane. Data wa twese aguhe umugisha. Kubona ugiye kwinjira muri ofisi cyangwa se mu biro by'umukoresha ugasanga harimo inzoka iyo ari yo yose, menya ngo baraguteranije, baraguharabitse, barakwandagaje, ku buryo ushobora no kuva muri konje ugasanga ibintu ntabwo bimeze uko wabitekereje. Niba uri muri konje ushobora kuyivamo maze ugasanga ibintu byarahindutse. Birasobanura ngo hari uburyarya n'amatiku byinjiye kwa bosi wawe, bituma muzagirana impaka zikomeye, kuko we yamaze kubona ko bamugusize, bamuguteranijeho, ndetse bizakomera. Rero niba nanone rwose inzoka ukabona ihagaze iruhande rwa sobukwe, menya ngo uri insuzugurwa, nta gaciro ufite mu nyoko bukwe, nta gaciro, uri insuzugurwa. Bafite amagambo bakuvuga, bafite ukuntu bakwitwara, ubwo ni kimwe n'abaramu bawe bose, kandi kaba bikomeza. Twavuga byinshi ku bijyanye n'inzoka, twavuga byinshi ku bijyanye n'ibivugwa, ariko nagira ngo mbaze ngo ni iki wakora. Ikindi kizima, iyo urose wica inzoka, aho biraryoshye. Iyo urose wica inzoka kandi ukayica koko, bitandukanye. Reka mbanze mvuga, iyo ugiye kwica inzoka ukayibura, ukaberwa ahantu ikwihishe, biravuze ngo umwanzi wawe niyo nshuti yawe, uwo wibwira ko ukunda niwe utagukunda, kandi ubitse amabanga azayamena, ko irakwihisha ureba kandi wayirebaga. Cyane cyane yihisha mu byatsi, yihisha mu nzura, ayibura, ariko uzirinde ko yihisha mu buriri bwawe. Bivuga ngo gusengera ntari kure, uzirinde ko yihisha mu rukweto rwawe.
bivuze ngo amakuru yakugirira akamaro ntuzayibona, uzihishe ko izinde ko yisha mu bikoresho byawe wambara ko bigoye. So bivuze rero ngo iyo umaze kubona ubwo buryo, ariko iyo inzoka uyishe igapfa, icya mbere ni favor, igikundiro cy'Imana ku buzima bwawe. Kabiri ni ukwica inyatsi burundu. Gatatu ni ukwica umuvumo n'akarande burundu. Kane ni ukwitandukanya n'ibyaha n'ibindi byose, ukajya mu rwego rumwe rukomeye ruvuga uti nanjye ntacyo naba datarandera. Kwica inzoka igapfa buri gihe, uravuze mwuka w'uburyarya ukuyeho, ubugome ukuyeho, ubugambanyi ukuyeho, kubeshyerwa ubikuyeho, kuvugwa naho bikuyeho. Muri make hari ibintu vanyishijeho imbaraga zisumba byose, kuko wakiriye Kristo akagufasha muri izo nzira zose. Rero iyo umuntu arose yica inzoka, ni igikundiro cy'Imana, ni ubukire, ni ugutera imbere, ni ubuzima, ni ukugera kure hashoboka bikunda mu izina rya Yesu, kuko umuriganya, umudayimoni, amagambo, urusaku byose byamaze gupfa kandi byose byarangiye ku buzima bwawe. Rero Data wa twese aguhe umugisha kandi amahoro y'Imana aze kuri wowe. Rero niki wakora kugira ngo izi nzozi urose zitagira imbaraga kuri wowe? Niki wakora koko? Icyo gukora kiroroshye. Urankorera ibintu bitatu byoroshye. Icya mbere, banza umenye ko kuzirota atari igikuba cyacitse, ahubwo Imana nyir'ijuru iguhishuriye mu kirere cy'abadayimoni imiteguro bari bateguye ngo bakurangize. Icya kabiri, ihana icyaha. Icya gatatu, ababikoze batanze ibitambo. Abakuroga ntibasinziriye, abagambana ntibasinziriye, hari icyo batanga kugira ngo bagushyikire. Nawe gikore, Imana yaguhaye uburyo. Kabiri, gatatu, bakoresha umunwa, nawe urawufite. Haguruka watura icyo kintu. Kane, hamagara uwabisigiwe agufashe kumenya inzozi, maze agusengere, kuko burya inzozi nizo muntu, kandi inzozi ni ahazaza hawe. Inzozi ni amateka yawe, inzozi ni imibereho yawe, inzozi nicyo cyerekezo kizima cy'umuntu ababona. Bivuze rero ngo icyo wakora nta kindi, ikindi gikurikiyeho, tangira witandukanya n'abantu mu buryo bw'umwuka. Mu mubiri mubonane, musangire, muvugane, ariko reka kugira na diru nabo, reka kubimenyereza. Ntabwo ari abantu beza, barashaka gucukura ngo bakwimbe, bakunage muri cya kiyezo, barahiga ubuzima bwawe ngo babucukurire umwobo muremure cyane. So it means ugomba kwegera kure yabyo, warangiza ukegera Imana utuje, kandi Imana iri kumwe nawe, kugira ngo ugire wa mugisha w'Imana, kandi Imana kwiteho mu buryo budasanzwe kandi bw'imbaraga. Bivuze ngo rero utabirota wabirota, ariko hari ibimenyetso wibonaho bimeze nk'ibyo nasobanura gusobanura ahangaha. Abantu batizerwa, bakumeneye amabanga, baguteranya, bakuvuga, bakugambanira, baguca inyuma, bavuga amagambo adasanzwe. Ba bandi bose usanga bavurema bafite ikintu kisa nabi cyifu, bashaka kwarabika umutima ngo bakoboze umutima bakugore. Aho rero ukimara kubibona, menya neza ko Imana yagusuye kandi Imana yakugendere, ishaka kugira ngo uhindure iyo myumvire kandi uhinduke byiteka kandi ugubwe neza. Ikindi ukwiye gukora iyo umaze kurota izo nzoka zimeze gutyo, tandukanya, menya ngo ndasengana nande, uwo ntakwiye gusengana nande ninde, kuko ni indyarya ziri iruhande rwawe. Uzabwira uti mu rugo ufite kano kantu, bisange hanze. Nutanga ikintu bajye kubwira umugabo cyangwa umugore ko wagitanze, uzasanga hari amagambo yo guteranya ku buzima bwawe, maze icyo uzakora ni iki? Abantu bime amagambo kandi mubana, bime amagambo kandi mubana. Kindi, kora akazi kawe ucecetse. Naho umuntu yakurega kugira ngo akwirukanishe, ariko bashaka ibimenyetso babibure. Ariko nuvuga ngo kana karandwanya, bazishyira hamwe bashaka ibimenyetso simusiga byakurandura. Ariko umwuka w'Imana ari kuri wowe. Wumvise rino jambo, Imana iguhe umugisha kandi iguhezagire. Wewe wumvise aya magambo ko uti menye none impamvu yariyo. Menye nkuko inzoka yihisha mu byatsi, inzoka cyatsi kibisi yihisha mu byatsi. Isobanura ngo wihishwemo n'uwa, bitandukanye no kwihisha mu nzu. Kubi uyirukankanye ikihisha mu byatsi kandi ari icyatsi kibisi, biravuze ngo ntuze umwanzi wawe, ntuze umukunzi wawe, urimo urakina nk'igitambambuga. Hindukira, isi yarahindutse, isi yuzuye ubugome, isi yuzuye umubabaro. Nyamara Data wa twese we yakuburiye, yakumenyesheje, yakubwiye ati ikintu cyitondere, kuko ntabwo ari kizima. Ikindi ugomba kumenya,
niba inzoka ikubonye ukabona irirukanse, utibwira ngo nuko yagutinye, ahubwo ni ikimenyetso kivuga ngo umwanzi yari akwatatse ariko ntagiye kure yawe, azi neza ko nta bushobozi ufite kuko yahunze, ariko azi ko ari bugaruke kuko burya inzoka ari inyabwenge. Biravuze ngo Imana irakubwiye ngo abo mwari mugiye guhura nabo ntabwo biza gushoboka, ariko ntibagiye kure yawe, n'ubundi bari hafi yawe. Ni ibintu bakurikiranaga bucece, ni ibintu bakurikiranaga biherereye, ni ibintu bakurikiranaga batakubwiye, ariko Imana inyujije muri za nzu z'inzoka irakubwiye ngo hariyo abantu. Hariyo abantu. Ikindi, kubona inzoka yishe mu isekuru biravuze ngo uzaruhira ubusa, ariko Imana niba ugiye kuroba isamaki, aho kuzana isamaki ukazana inzoka, menya ngo umushinga ugiyemo bazawukwambura, bazawukunyaga, uzawuhomberamo, uzabura uko ubigenza, uzashakisha byange pe, ufata gosha duruwate byange, ujya iburyo byange, ujya ibumoso byange, icyo ukoze cyangwa, kuko ntiwarobye isamaki ukeneye, ahubwo wazamuyemo inzoka. Ikindi, kurota inzoka iri mishya wayitwitse, izo ni nziza cyane, ukabonera hiye, menya ngo umwuka wera w'Imana ari kuri wowe, nta dayimoni uzongera gusatira kubwira ibyo yiboneye byose. Ni ukuvuga ngo hari imbaraga zindi uhawe, hari uburyo uhawe, hari icyerekezo uhawe, hari ubuzima uhawe, hari amateka uhawe, hari imibereho uhawe, hari urwego ugiye kugeramo. Imana irakuzamuye, ugize intsinzi, kandi karande ziwanyu zose uzikubitiye hasi icyarimwe. Imana igendanye nawe. Haleluya. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi ugomba kwitonda icyo gukora, icyo gihe ugomba gusenga. Ushobora kubona umuntu yakuzaniye ikibo cyangwa se inkangara irimo ikintu, ariko wapfundura ukabona inkangara yibereyemo inzoka imwe cyangwa ebyiri, menya ngo burya muntu ntabwo ajya ngemurira ibintu bizima. Ntabwo mvuze ibiryo, ariko burya angemurira amagambo, antesha umutwe w'amagambo, ntabwo amfata neza. Mbega menya ngo hari umwuka uri inyuma mubi cyane w'imbaraga, mubi cyane ushotorana, mubi cyane w'agasuzuguro, wakwatatse très facilement kugira ngo ukubomore, ukubuminge, ndetse uguseye mu rwego rudasanzwe kandi urwego ruteye ubwoba. Data wa twese arabaha umugisha kandi mugubwe neza. Amahoro y'Imana akuze wowe uherereye muri Australia, uherereye mu Bufaransa, mu Bubiligi, Denmark, Suède cyangwa Sweden, cyangwa se abari muri za Norvège, abari muri za ni henshi hatandukanye, pays Scandinavia, abari muri Belgique mu gitandukanye, abari muri Germany, mwese turabashuhuje, n'abandi baherereye muri Amerika y'Amajyepfo, ndetse y'Amajyaruguru, Canada n'ahandi hose. Reka mwe ngo South Africa, Namibia, Zambia, Zimbabwe, mwese ndetse na Mozambique turabakunda cyane, Tanzania, Uganda, Rwanda, Kongo, mwese Imana ibahe umugisha, Kongo Brazzaville, twe Bange, twe Central Africa, byose Imana ibahe umugisha. Mwe muherereye Uganda na Tanzania ndetse na Kenya, mwange muri Djibouti mujya munyumva, bahereye muri Eritrea muri kunyumva, nanga bari mu za Ethiopia muri kunyumva, ndetse nshuje umuvandimwe wanjye uri mu gihugu cya Misiri, nawe Imana ikugirire neza, iguhe icyo umutima we wifuza. Mukobwa twakoranye umurimo w'Imana, Imana ikugirire neza, kandi nukuri Yesu aragukunda mu buryo budasanzwe. Bivuze rero ngo iyo Urose iyo nkangara bayizanye, menya ko yo gusenga. Rero niki nakora? Nta kintu nkubwira, intambwe watera, ariko intambwe heruka izindi zose. Nabwiye ko ari ukwikwakira Kristo n'umukiza, kwihana, gusenga no gutangira kugendera muri gahunda, kuko burya Satani ahantu ari hagomba kuba ibinyoma, hagomba kuba nk'ubucakura, ububandi, ubugome, ubusutwa amagambo. Ariko iyo usenze Imana, Imana ikabana nazo. Rero nicyo wakora, icyo wakora nta kindi, ni ukwihana, ni uguhindukira, ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukora imirimo y'Imana isanzwe kandi ukayikora neza, kandi ukabikora ukabyereka, ugakorera Imana ku buryo unayibona ko inezerewe cyane. Igihe cyatakaye cyari kirekire ku buzima bwawe. Bivuze rero ngo kurota izi nzoka zose nta kindi wakora, ni umwuka w'ubwenge ukwinjiza muri gakondo yo gusobanukirwa, ndetse no kumenya ngo ndarwana nande, ndarwana n'iki, ndakorera he. Ibyo rero bizakurinda. Hanyuma warangiza hamagara umushumba uzi bino bintu,
ashobora kuba ariye cyangwa undi, you are guide, inzira zo zirasanzwe, maze Imana igenda igutabare kurengere, ikwambika imbaraga, ikugeze mu rwego rwiza wifuzaga, kandi data wa twese aguha amahoro, agushoboze, kandi ntucogore, ntucike intege, ahubwo umwuka wera w'Imana azi muri wowe cyane, kandi akore byiza byose yari yakwemereye. Reka nkubwize ukuri, umwanzi niwe Satani, Satani niwe nzoka, witonde cyane. Sinavuze ariko iyo umukara yo nubona ubonye inzoka y'umukara, menya ngo mfite abarozi bashaka kunshyira mu rupfu. Abana bashobora gukora impanuka, umugore yakora impanuka, umugabo yakora impanuka, mukecuru mukuru yakora impanuka. Muri make n'ibyago bikurikirana. Noneho kubona inzoka nyinshi zishyize hamwe, nubwo zo bari bararimwe vuze ngo uhagaze muri karandi komeho, iyo zifite makandi komeho, iyo ziri kumwe zivangavanze amabara menshi cyane, asobanura bavuga ngo ntuzigera umenya indyarya, ntuzamenya umugome, ntuzamenya umugambanyi, ntuzamenya ukwanga, ntuzamenya aho biva. Bisaba ngo senga ubwira Imana ngo Mana mu mwuka wo guhishurirwa, menye ngo mbana nande, ngomba kubwira nde, ese nicyo gihe cyo kuvuga, ese uwo mbwira aranyumva cyangwa uwo mbwira we ntabwo abikeneye, ese ni igihe cyo kuvuga ngo Imana imuhande cyangwa se Satani ntashaka ko ibyo bintu bivugwa. Ibyo byose ugomba kubyicaramo ukabimenya, ukabihagarara, ukabisobanura ngo ibyo nzi cyo umwami Imana azantabara. Ngo n'uruhurirane n'uruhererekane rw'ibigeragezo bikurwanya, data wa twese akube hafi. Icyo uri bukore nta kindi ni ukwihana, kabiri ni ugusenga, gatatu ni ukwakira mu kiza nk'uko nabisobanuriye, kane ni ukugira ubwenge, gatanu ni ugusenya ibicaniro bya kandi n'iby'imivumo, gatandatu ni uvuga ngo nkwiye kwegera umushumba akansengera, kandi nkubwiza ukuri byose byezwa n'amaraso ya Kristo, ariko no gutamba bikagira imbaraga. Igitambo kigira imbaraga mu ntima, igitambo gikora ibikorwa bikomeye, igitambo gikora ibintu biremereye. Shalom shalom shalom, mwese mugire umugisha w'Imana aho muherereye, mukomeze mukore comment, share kandi like, mubwira ngo uyu munsi ndabaganiriza nyine, ariko tuzi ko misiri imbere mwongera kubona ama video. Muhabwe umugisha n'Imana bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom 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 shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka, ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.